turasuhuza abakunzi ba Church Preparation TV icishaho ibiganiro byo gutegura umugeni wa Kristo. Uyu munsi wa none dushimiye Imana cyane kuba turi muri iyi studio, turi kumwe n'abakozi b'Imana kugira ngo babakira bagende batwibwira amazina yabo, ikindi batubwire n'imiryango bayoboye, amatorero bayoboye, za minisiteri zabo. Rero mwene data nshuti y'Imana, ndakurarikira kugira ngo ufatanye natwe kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Aba ni abakozi b'Imana bakora umurimo w'Imana, muri bo harimo Imana. Bizera rero Imana iri kumwe natwe kugira ngo igire icyo ikora mu mitima yacu. Rero Imana ibahumugisha cyane. Reka duhereye ibumoso bwanjye ngiye kwakira umukozi w'Imana twibwire kugira ngo inshuti abadukurikira bashe kumenya uwo turi kumwe nawe. Karibu. Murakoze cyane turashima Imana kuri uyu mugoroba n'amahirwe duhawe kugira ngo tubashe kuza gusangira n'abadukurikiye ijambo ry'Imana. Njye nitwa James Odongo, ubundi umushinga mu itorero rya New Covenant Church cyangwa se itorero ry'isezerano rishya. Nkaba n'umuryango witwa Imana Kids, ari umuryango wita ku bana b'imfubyi, abatawe n'abari mu kato. Amen. Murakoze Pastor Odongo. James, Imana iguhumugisha cyane, maze kutubwira mu mazina yawe n'umurimo ukora. Imana iguhumugisha cyane. Reka tujye iburyo bwanjye aha ngaha, urabona hari umukozi w'Imana uri aha, kugira ngo yibwire aba bantu badukurikiye kugira ngo bamenye uwo ari we. Ndabashubuje cyane mu izina rya Yesu. Amazina ni Apostle Margaret Abatoni, abanyoboye umuryango w'ivugabutumwa witwa Christ is Bride Preparation International Ministries, ari nawo washinze iyi YouTube channel Church Preparation TV. Imana ibaho umugisha cyane. Urakoze cyane Apostle, Imana iguhumugisha. Nanjye rero uri aha ngaha uriho wumva ni banyita Pastor Rudasingwa Justin, tukaba tuyoboye umuryango utegura umugeni wa Kristo. Rero Imana ibaho umugisha. Rero tudatinze tugiye kumva ijambo ry'Imana. Ni ikiganiro ariko cy'ijambo ry'Imana. Isomo ryacu ry'uyu munsi riravuga ngo kuba Bibiriya. Kuba Bibiriya, ese Bibiriya ni iki? Hanyuma ubwo turaza kugenda tubisobanukirwa uko Imana igenda idukoresha aha ngaha. Rero Imana iguhumugisha, ndakurarikira mwene data, uyu ni umwanya wawe kugira ngo usobanukirwe ijambo ry'Imana cyangwa kuba Bibiriya ni iki. Reka rero tudatinze dusenge. Reka dusabe Pastor Odongo asenge, hanyuma tutangire. Imana dusenge. Mana data wa twese uri mu ijuru, wowe waremye ijuru n'isi, inyanja n'imisozi n'imigezi n'ibibamo byose, kuzamura icyubahiro kuri uyu mugoroba, ko duhawe amahirwe data adasanzwe yo kugira ngo tube ijwi ryawe mwami ribasha kurangurura kugira ngo abadukurikiranye bari mu gihugu cyacu, abari muri Afurika, abari muri Aziya, abari muri Amerika, abari mu Burayi, abari muri Australia, bose mwami babashe kumva icyo uvugana nabo mu ijambo ryawe. Data, buri muntu wese udukurikiranye urubwumve ijambo ryawe. Reka data warucitse intege yongere ahabwe imbaraga, uwari unaniwe yongere asubizwemo intege. Data, uwari urwaye yongere akire, kandi mwami utari ufite ibyiringiro ahabwe ibyiringiro. Wari mu mwijima data abona umucyo wawe umumurikira. Mana, mu izina rya Yesu, ijambo ryawe riravuga ngo ujya wohereza ijambo ryawe rigakiza indwara zabo zose kandi rikabakura mu mva zabo. Reka iri jambo data rigiye kugenda mu mpande zose z'isi, buri tega amatwi wese ribashe kumukiza, haba mu mwuka, haba mu bitekerezo, haba mu marangamutima data, haba no mu mubiri.
bose babashe gukira kandi nibisoza izina ryawe rihabwa icyubahiro. Natwe tugiye kuba ibikoresho mu biganza byawe data, turabura kugira ngo ugaragare, turajya ku ruhande kugira ngo wowe winjire, turaceceka kugira ngo mwami wivugire. Akanwa kacu data gahinduke mikoro yawe, maze nidusoza izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Imana iguhe umugisha pastor. Rero nk'uko tubwiye abadukurikiye bariho bateze ijambo, kumva ijambo ry'Imana, isomo ryacu ravuga ngo kuba Bibiriya. Mu yandi magambo kuba mu ijambo ry'Imana. Kugira ngo duhereye iburyo bwanjye dutangiye na Apostle Margaret atubwire kubw'iryo jambo. Turakwakira. Kuba Bibiriya. Mwakoze cyane Pastor Justin kunyakira. Ntago byoroshye gutangira kumwe n'abantu bakomeye nk'aba, ariko reka ntangire mvuga ngo kuba Bibiriya ni iki, cyangwa se guhinduka Bibiriya, cyangwa se gusa na Bibiriya ni iki bishaka kuvuga. Ubundi Bibiriya ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nk'uko hatubwira muri Timoteyo wa mbere ibice 3:16, haravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bifite imbaraga. Haleluya. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Ni ukuvuga ngo iyo ubaye Bibiriya uba ubaye ijambo. Hanyuma ijambo kuko ari ryo ryahumetswe n'Imana, uba ubaye icyo Imana ishaka kuba cyo. Noneho rero ukagendera mu bushake bw'Imana. Icyo gihe ugendeye mu bushake bw'Imana rero, Imana ikwibonamo cyangwa ikwigaragarizamo, manifestation, ikwigaragarizamo mu bantu, mu byo ukora, mu byo uvuga, aho ugenda, aho utuye. Ijambo ry'Imana rikaba wowe nawe ukaba ijambo. Imana yacu ishimwe cyane. Rero numva kuba Bibiriya ari uko nabivuga muri make, ubundi ndaza gukomeza. Ni ukuba mu ijambo. Haleluya. Ni ukuba mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Reka twumve Pastor Rodolphe. Turashaka tumenye kuba Bibiriya. Ese kuba Bibiriya ni iki? Ni iki cyamarira abaduteze amatwi? Ni iki cyahindura mu buzima bwabo? Ni iki cyabakorera? Pastor Justin urakoze cyane kuri insanganyamatsiko ya kuba Bibiriya, gusa na Bibiriya, guhinduka Bibiriya, cyangwa se kuba Bibiriya igenda. Nk'uko Apostle Margaret amaze kubivuga, Bibiriya kuva ku itangiriro kugeza ku byahishuwe ni ibyanditswe kandi byose byahumetswe n'Imana. Nk'uko babivuze muri Timoteyo wa 2:16, mbere y'uko ngira ngo hari tunabiganiraho, reka nsome hariya Apostle yari amaze kutubwiraho. Aravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya. Wa 17 avuga ngo kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Amen. Turabona ngo kuba Bibiriya cyangwa se guhinduka Bibiriya igenda, ni ukuvuga ngo Bibiriya turimo kubona hano turayibona yuko yanditsemo ibintu, yanditsemo amagambo y'Imana. Aya magambo y'Imana rero kubera ko kuva kera Imana irema umuntu yashakaga gukorana nayo, yashakaga ko yakorana n'Imana, umuntu yakorana n'Imana. Kuva kera rero umugambi w'Imana wo gukorana n'abantu uracyakomeje na bw'uyu n'uyu munsi. Imana iracyakorera mu bantu, Imana iracyakoresha abantu. Hari n'igihe tujye dusenga ngo Imana idusubize, ariko burya ibyo dukeneye hano ku isi byose ntabwo biri mu ijuru. Ibyo dukeneye hano ku isi byose biri hano ku isi kandi biri mu bantu. So iyo dusenze, Imana ikoresha abantu kugira ngo basubize ibyifuzo twasabye Imana. Rero kuva kera Imana ikorana n'abantu
ikoresha abantu igakorera mu bantu. Hanyuma abantu kera b'Imana yatoranyije yabasutseho umwuka wayo, hanyuma umwuka wayo utuma batangira kwakira no gusingira no kumva ibyo Imana irimo kubabwira. Barangije barabyandika, babikura mu mitima yabo, babikura mu bitekerezo byabo, barangije babishyira ku mpapuro. Mbere bari barabishyize ku mizingo y'ibitabo kera, ndetse iza kuva mu rwego rw'imizingo y'ibitabo itaragiraga na paje zitandukanye, ariko kubera ko igihe kigenda gihinduka n'ubwenge bugenda bwiyongera, biga noneho kubyandika ku mpapuro nk'izi. Hanyuma barangije kubyandika, uyu mwanditsi rero wanditse Paul yandikira Timoteyo, niho yasubiyemo ngo ibyanditswe byera byose. Ibyanditswe byera byose bisobanuye guhera mu itangiriro kugeza mu bya Yesu. Ni ijambo ry'Imana. Byahumetswe n'Imana. Byahumetswe n'Imana. Ni ijambo ry'Imana. Ni inspiration. Okay, tugende gakeya. Ni ukuvuga ngo Bibiriya ni ijambo ry'Imana. Ese uwakubaza Imana tuyibonera he? Imana tuyibonera mu ijambo ryayo. Ikindi tukayibonera mu byaremwe byayo, mu mirimo ikora, tukayibonera mu mirimo ikora. Urabyumva neza? Aho niho tugenda turushaho kugenda tubonera iki. Ikindi tukayibonera mu bantu, tukayibonera mu bantu bayo. Nabo ni ibyaremwe. Noneho pastor, reka dukomoza aho gatoya. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuze Bibiriya ni ijambo ry'Imana. Noneho ijambo ry'Imana tuvuga ngo umuntu habe Bibiriya, bisobanuye abe nk'uko ijambo ry'Imana rigira gute rivuga. Siko bimeze? Noneho nk'uko ibyanditswe aho wagisomye muri ntuzi. Iyo urebye hano ngo ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Byahumetswe n'Imana. Icyo ni icyambere. Abantu bose bagomba kumenya yuko ibyanditswe byera byahumetswe n'iki Imana. Niyo mpamvu Bibiriya ni igitabo gitandukanye n'ibindi bitabo byose. Ibindi bitabo byose urabisoma bigata umwimerere wabyo, ukumva udafite gushaka kongera kubisoma uko wabisomye ukabirangiza n'inkuru zirimo. Ariko Bibiriya yo ntabwo ujya uyirambirwa, kuko muri Bibiriya, muri ibi byanditswe, inyuma yabyo hari umwuka w'Imana ujya ubihindura bisha kandi agatanga ubuzima binyuze muri ibi byanditswe. Urumva neza? Niyo mpamvu Bibiriya ni ibyahumetswe n'Imana, kandi iyo ugiye kureba neza ukayisoma neza usanga ubuzima bw'abantu bose, ndetse na za politike na za leta, hafi amaleta yose na constitution cyangwa se amategeko nshinga ayobora ibihugu byose byo ku isi. Bafashe ijambo babikuye muri Bibiriya. Biri muri Bibiriya. Niho byavuye. N'izi zose bijyanye na mbese ubuzima bwose bugize umuntu bwose buri muri Bibiriya. Abatayizi rero, reka dusubire ku kantu kamwe yavuze ngo Bibiriya itandukanye n'ibindi bitabo. Iryo tandukanyirizo koso hari icyo warivugaho? Iryo tandukanirizo nyine ijambo rirabyivugiye, riravuze ngo byahumetswe. Ijambo guhumeka, reka tubanze turebe guhumeka tuvugiye ni ubuzima. Urabona Imana imaze kurema umuntu mu itangiriro yaravuze ngo tureme umuntu ase natwe agira ishusho yacu, hanyuma abatware ibyo naremye. Ngo hanyuma iribumba umuntu irarangiza imuhagarika hariya, ariko imaze kumuhagarika hariya ntabwo yari muzima, ngo imuhumekeramo umwuka wayo. Imaze kumuhumekeramo umwuka wayo ngo ahinduka ubugingo buzima. Man became a living soul. Noneho rero uku guhumeka, aha niho hari itandukaniro y'ibindi bitabo ibyo ari byo byose. N'ibindi nabyo birahumeka kameme. Urumva uwo muntu iyo yanditse igitabo cy'amateka ye ahumekeramo nyine amateka ye. So Imana rero yaduhumekeye hano amateka yayo mu ijambo ryayo. Yani magambo bose ngira ngo ibindi bitabo biba ari ibitekerezo by'abantu. Yes. Noneho Bibiriya ni ijambo ry'Imana.
ni ibitekerezo by'Imana. ni ibitekerezo by'Imana. Hari akandi kantu nashakaga kongeraho pastor, ni ibitekerezo by'Imana. Niyo mpamvu yakomeje avuga, Pawulo aravuga ngo kandi bigira umumaro. Umumaro harimo ibice nka bitatu, ngo wo kwigisha umuntu, kumwemeza ibyaha bye, no kumutunganya, no kumuhanira gukiranuka. Ibintu bine. No kumutunganya, no kumuhanira gukiranuka. Kumwigisha, kumwemeza ibyaha, kumutunganya, no kumuhanira gukiranuka. Wabyumvise? Bisobanuye ngo itandukanyiro rya Bibiliya n'ibindi bitabo, nta bindi bitabo byakwemeza umuntu ibyaha, nta n'ibindi bitabo bibasha kumwigisha umuntu abe nguko Imana imushaka. nta bindi bitabo byahindura umuntu wari mubi, wari umunyabyaha, ngo ahinduke avemo umuntu muzima mwiza, umuturage mwiza, umupapa mwiza, umubyeyi mwiza. Urumva, nta bindi bitabo bishobora guhindura uwo muntu usibye ijambo ry'Imana, kubera ko bihumeka wa mwuka, bihumeka wa mwuka uva mu wabyanditse. Haleluya. ahubwo noneho birasobanuka ako kantu, bihumeka wa mwuka uva mu wabyanditse. Noneho rero Bibiliya aho ibera iy'agaciro cyane, ihumeka umwuka w'Imana Data wa twese waremye ijuru n'isi. Noneho iyo mpumeko ikaza yakwinjira muri nge ikampindura, yakwinjiramo ikaguhindura, yakwinjiramo ikaguhindura. Noneho tugahinduka, tugasa n'Imana, ariyo ya shusho y'Imana. Amen. Imana iguhe umugisha. Haleluya. Ndashaka rero tumaze kubona ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana. Bibiliya ifite ibitabo bitandukanye byahumetswe n'Imana. Wari watangiye kuvuga ngo Imana yabishyize mu bitekerezo by'abantu, mu mitima yabo, bukeye babyandika ku mizingo. None ese iri jambo rya Bibiliya uyu munsi hari icyo rimarira abantu? Jewe byonyine ubivuga, tutagiye no kujya ku ba mbere, tutagiye no kujya ku bandi batubanjirije. Yes. Nibyo byampinduye. Amateka yanjye arazwi, ntabwo ayishwe. Muri iki gihugu arazwi, abantu bo mu gihugu baranzi. Nasohotse mu binyamakuru, nari umuntu wari warananiranye, uranyumva neza. Nari mfite ibitekerezo bimbwira ngo nta muntu ukiratibye, nari narabujije umutekano igihugu, urumva, ndetse n'akarere, ndetse mvaho ku rwego rw'akarere njya no ku rwego rw'isi, kugeza igihe UN yavuze ngo nibazamuhungiro ku isi. Urabyumva neza? Ntabwo rero, nta muntu nari narapfunzwe bihagije. Mbese bajyaga bamfunga nk'uko bafunga urugi rwa tagisi. Urabona urugi rwa tagisi ukuntu barufunga, wagera kuri stage ngo turavamo bagafunga, bakongera bagafungura. Nuko jewe nahoraga nkora iki? Mfungura. Urumva? Noneho si n'ibyo gusa, nahoraga nanakubitwa. Ukubitwa n'inzego z'umutekano, inzira nyine ibyaha nakoze. Ariko izo nkoni nuko gufungwa ntabwo byigeze bihindura umutima wanjye, nuko natekereza. Aho ngaho pastor, aho ngira ngo tuzagutumira uzatanga ubuhamya muri studio kugira ngo abantu babimenye neza. Burahari rwose. Ngo hari gereza, hari inkoni, hari amapingu, hari ukubitwa mu buryo bwose uko bagukora kose. Ariko ibyo ngibyo ntabwo byabashe guhindura umutima wanjye. Ntabwo byahinduye umutima wanjye, nta nubwo byahinduraga umutima wanjye. Ahubwo kenshi iyo navagamo bambabaje cyane, naravuga ngo noneho niba nari nibye, noneho uwo ndi bwibe ndanamwica. Urabyumva neza? Ahubwo byatumaga ndushaho kugira umutima mubi no gukora nabi kurusha kumpindura, kubisha kugira ngo umva pastor, hari ikintu ngira ngo abadukurikiranye babashe kumenya itandukanyirizo ry'umuntu utarakira ijambo ry'Imana, utaramenya Imana n'uwamenya Imana. Ubu ngubu ugizwe n'ubuzima ubuke bibiri. Hari ubuzima wari urimo butazi Imana, ariko ngira ngo bwakudrivinga ugakoresha ibyo byose. Noneho nyuma wumvise iryo jambo, hari ikintu byakoze. Ndashaka ugira ikintu watandukanyiriza, ndetse n'uriho utwumva utaramenya ijambo ry'Imana, ushobora kuvuga ati ariko aba bantu bari mu biki, n'iki ushobora kubwira abantu hari? Tubwire niba warabaye Bibiliya koko.
Gake, mu magambo make. Okay, usibye yenda kuko mwebwe mutanzi mukaba mutanzi mbere Yeah. mbere y'ikino gihe mbere yo gukizwa mbere y'uko ijambo rihindura ubuzima bwanjye ariko natanga umuhamya nk'abanzi abanzi Odongo James cyane cyane abayobozi b'ingabo z'igihugu cyacu abashinzwe umutekano mu gihugu cyacu polisi benshi abakuru abenshi kuko n'abakuru ab'iki gihe ntibamenye kuko urumva gereza ya nyuma nahuriyemo n'Imana nafunzwe 2098 nibwo mperuka gufungwa hanyuma mpuriramo n'Imana irangije ijambo ryayo rihindura umutima wanjye ariko mbere y'icyo gihe 98 tubwira ukuntu uwo munsi byari bikumereye. ntabwo nabwirijwe ubutumwa ngera muri gereza nari mvuye ahantu habi nyine nzira ibyaha narahanwe mu buryo butandukanye hanyuma mpageze nyuma y'ibyumweru 2 hanyuma impita ndota isirangira urota isirangira isirangiye imperuka nyine yabaye bajya bavuga isi yari yuzuye icuraburindi by'umwijima hanyuma maze kurota ndavuga Imana ishimwe ko isi irangiye ubu noneho Imana nigiye kuba umucamanza w'abari mu isi urumva none ndashaka kureba ba bantu bamfunze na ba bantu bampanye na ba bantu bankubise niba bo nta byaha bakora niba nta byaha bakora ni kuko tugiye kugaragara imbere y'Imana buri muntu wese ibyaha bye birajya ahagaragara ntabwo uri buvuge nta cyubahiro kiri bugaragara imbere y'Imana buri muntu wese arahanirwa ibyo yakoze ndashaka rero babandi bamfunze bangize batya ndebe niba bo nta byaha bakora kuko mu mutima wanjye numvaga nabo ari abanyabyaha ndetse banafite ibyaha biruta ibyanjye nuko bari mu myanya y'ubuyobozi hari akantu wavuze ngo ubona isi irangira ni ukuvuga ngo ya mirimo wakoraga y'ubujura n'ubuhemu n'iki wabonye ko igeze igihe iherezo ryayo ibi byose bigeze ku iherezo ugiye kujya imbere y'Imana y'Imana none kujya imbere y'Imana ariko icyo gihe nari mfite mu mutima navuga ngo ndashaka kwishima kuri wa muntu wangiriye gutya ndebe ko nawe nta cyaha afite nisanga nta afite icyaha ndamuhagarara hejuru mbwiye ngo nawe kumbira umunyacyaha nuko ukuntu wangize hanyuma ariko niteguye kuzajya kurimbuka ko already ngewe numvaga ko ndi umunyacyaha wabyumva neza none ukaba ushaka wowe wamaze kumva ko uzacirwa urubanza ku byo wakoraga none babandi baguhanaga ukumva nabo muzajyana nkumva nabo nisanga ari abanyabyaha byagaragaye nibo bahagarara hejuru ndavuga nawe uri umunyabyaha burya nuko ukuntu wangize hanyuma nkumva ndi bwishime tujyanye kurimbukana mu bihano bimwe kandi we yarampanaga ngo ndeke ibyaha yaranshiraga urubanza noneho tutarasubira kuri Apostle dukurireyo utubwire uti ijambo rimaze kunyinjira umva rero birangije muri iryo curo burindi ry'umwijima nahise ngiye kubona mbona mu kirere haje ishusho y'umuntu mwiza aza mu mucyo nk'ifoto ya passport iza ariko ari mu mucyo nk'izuba cyangwa ukwezi arandeba ndamureba mbona ni mwiza hanyuma umutima urambwira ngo uriya ni Yesu bajya bavuga ndamureba arandeba aransekera asetse ahita aburira muri wa mwijima nanjye mva mu nzozi gutyo hanyuma ngira ngo ni inzozi zisanzwe sinabyitaho ariko guhera icyo gihe ubuzima bwanjye butangira kugenda buhinduka ndaza kubihuza n'ijambo ry'Imana hanyuma mva i Kanombe icyo gihe niho nari ndi muri gereza ya gisirikare batwimura muri gereza nkuru ya gisirikare y'Ikibungo ngeze Ikibungo noneho ntangira kugenda mpinduka buhoro buhoro batangira nasanze hari y'ubuyobozi batangira kuntora mu nzego z'ubuyobozi hanyuma kubera uko nitwaraga neza kandi nkanatanga n'ibitekerezo bizima ngenda nzamuka ku rwego rw'ubuyobozi muri gereza kugeza igihe naje no kuvamo umuyobozi mukuru nk'uko umuntu yavuga perezida uyoboye igihugu niko nanjye nagejeje ku rwego rwo kuyobora gereza imfungwa zose hanyuma
imana ikajya igenda ishura kenshi mu nzozi. Urumva Bibiriya icyo gihe nayo nari ifite, nta n'ijambo ry'Imana nari ifite, ariko Imana ikanshura. Noneho ntangira kujya nsengera mu madini atandukanye, ari muri gereza, ariko atari uko nshaka Imana, ahubwo ari uko nshaka kugira ngo manda yanjye nirangira bazantore. Byari mu rwego rwa politiki, nzabona abayoboke. Noneho igihe kiza kugera rero nza kwimurwa muri iyo gereza kubera amakosa yari yahabaye. Tusa na twakoze nk'ikintu kimyigaragambyo, kubera umusirikare wari warwaye arapfa, twabitanzemo raporo ntibaye. Hanyuma mu gihe cyo kuza kumutwara gisanga yapfuye. Noneho mbona yuko baturangaye, muri dusa na dukoze imyigaragambyo ya bucece. Tunaje kuhava njyanwa ahandi, niho nahuriye noneho n'Imana. Niho nahuriye n'Imana. Nigera muri gereza nahakanye icyaha cyane, ndavuga ngo nacyemejwe n'iki, n'inkoni. Urumva ndavuga ngo bakujyanye mu rukiko, ndavuga oya bataranjyana mu rukiko, baje kumbaza nkora statement. Hanyuma ndavuga rero kubera ko bankubise, iki ni ikimenyetso kigaragaza yuko nta cyaha nakoze, babinyemeje ku ngufu. Hanyuma rero ndayihindura. Hanyuma bisojeje ngeze muri iyo gereza yindi bantwayemo, noneho numva ndashaka gusenga, noneho bivuye ku ndiba y'umutima wawe. Noneho ndavuga se ndajya gusengera hehe? Imana yari yaramaze kuguhumekera. Ndajya gusengera hehe? Yari yaranamurikiye. Ndajya gusengera hehe ko nibuka ko wacu bari abakatolika, menye mu itsinda ry'abakatolika. Banyigishije gusenga mu gihe cy'ibyumweru 2 nayoboraga amasengero. Hanyuma aho niho Imana yanansangiye, irambwira inyereka ibyaha, inyemeza ibyaha byanjye. Maze kwemezwa ibyaha byanjye, ndavuga ngo ibyaha narabikoze, naho nashushanya by'amategeko nkabyihakana, ariko Imana irabizi kandi nanjye ndabizi ko nabikoze. Fata umwanzuro wuko ngiye kwihana ibyaha, hasaba Imana imbabazi. Hanyuma nkanemera, banampamagara kubura, nkemera icyaha nkasaba iki, imbabazi. Yenda bankatira no gupfa, nkapfa ariko nkazajya mu ijuru. Noneho niho Imana yansangiye, yemeza umutima wawe. Hanyuma ariko ubwo nemejwe umutima bitewe nuko naho twasengeraga, naho ngaho twajyaga dusoma ijambo ry'Imana n'ibindi bitandukanye bitari cyane, ariko cyane cyane Imana niyo yampumekeye. Irangije kumpumekera, hanyuma maze gufata uwo mwanzuro, ndani maze imyaka 3 n'amezi 2 ntaburana. Hanyuma bahita bampamagara kujya kuburana. Urebe ko Imana ari igitangaza. Mamaze kumpamagara kujya kuburana, ndagenda nemera icyaha, nsaba imbabazi. Numva umutwaro wose nanikoreye umvuyeho. kwaguhakanya byose kwaguhakana erega buriya nuko abantu batabizi ushobora kubesha abantu bikemera ariko ntuzigera ubesha umutima wawe. umutima wawe ubuze ukuri niba ubeshya cyangwa utabeshya ubuze ukuri kandi amahoro tubura n'umunezero tutagira biba mu mitima. Bibiri kavuga rero ngo nta mahoro y'umunyabyaha, nta mahoro y'umunyabyaha. Buriya ibintu byose isi yose ubona UN ngo iri muri Kongo agiye gushakisha amahoro. Reka tugaruke utubwire impamvu Bibiri ivuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Aho niho pastor yarageze ariko ndumva gusubira inyuma gato kabisa. Pastor yarahumekewe aho niho tugarurira rya jambo ngo kuba Bibiriya yahumekewe n'Imana ari muri gereza bwa mbere arota inzozi abona n'umucyo wayo. Arangije umwuka arakomeza aramukurikirana aramujyana mpaka mugeza ahantu yemera ibyaha. Amajije kwemera ibyaha ubwo habayeho kumwigisha. Urumva rya jambo yigisha umuntu, iri jambo rigira umumaro rwo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumuhanira gukiranuka. Amen. So Imana ishimwe ko wemeye guca bugufi pastor. Urumva ubu turimo tuvuga muri iyi studio turagira ngo tubwire n'abatwumva nkuko twababwiye ngo kuba Bibiriya ni iki, birasaba iki. Imana irashaka kuguhumekera hanyuma ugahinduka ukamera nk'uko yakuremye ukaba umuntu mwiza cyane. Ubu tuvugira ngo pastor ngo ni umwana mwiza cyane.
ntabwo akiri umujura wahinduwe n'ijambo yahinduwe n'iryo jambo ryamuhumekeye. So nawe rero urashobora kwitekerezaho ukareba ibyo wajya gukora ukavuga uti oya nanjye aho bigeze reka nshaka iyo Mana yandemye, cyane cyane ko yakuremye mu ishusho yayo, ntabwo ishaka gutandukana cyane n'ishusho yayo, irashaka kusa nayo. So tugarutse rero ku byaha, ibyaha rwose nk'uko ijambo ribivuze ngo nta mahoro y'umunyabyaha, nta mahoro y'umunyabyaha. ariko se tuyiraho ubwiye umuntu ngo umunyabyaha ntiyashobora kujyana muri Kuba, waba umuciriye urubanza waba umuciriye urubanza. Ubundi ibyaha umuntu abyemezwa n'Imana, ndetse n'agakiza umuntu agahabwa n'Imana, no kwihana umuntu abihabwa n'Imana. Njyewe naza nkakubwiriza, njyewe naza nkakwigisha, yewe nanapfukama nkagusengera, wenda nanagucira n'imanza ko hari n'abatazi kubwiriza babwiriza baca imanza, byose nkaba nabikora, ariko ntabwo njye mfite ububasha bwo kugukiza, ntabwo mfite ububasha bwo gutuma wihana. Imana rero niyo iguhumekera ikaguha ku mwuka wayo ukakwemeza ibyaha hanyuma ukihana. So nta mahoro rero y'umunyabyaha. Noneho tukiraho kugira ngo yenda abaduteze amatwi babashe kubyumva neza, yego ni ukuvuga ngo wowe nk'umukozi w'Imana uvuga ijambo Imana ikarihumekeraho, wa wundi uryumvise rikabasha kugira icyo rimukorera. Niko bimeze, irabanza ikarihumeka muri njyewe kuko narahindutse, ndakizwa, ndaryakira. Ari ijambo nkunda cyane, ngira ngo pastor aza kuri dusomera muri Zaburi 119 umurongo wa 11, ndizi mu mutwe. Dawidi niwe warivuze, yaravuze ngo nibikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Aka nkubwire, ntabwo wabasha kwirinda icyaha, cyane cyane ko turi mu isi yanduye. Nta nubwo wabasha kubaho udakora ibyaha uri muri iyi si, ariko iyo ubitse ijambo ry'Imana, haleluya, ubundi ijambo ry'Imana ni Imana. Ijambo risa na nyiraryo, ni nyiraryo mbega. Iyo ufite rero ijambo, iyo wabitse ijambo uba warabitse Imana. Uretse gato tugende gakeya, bisobanuye ngo ngira ngo duhagaze mu cyanditswe cya Yohana igice cya 1 Yesu avuga ngo mbere na mbere ngo hahozeho ijambo, ngo kandi ijambo yahoranye n'Imana, yari Imana, kandi ijambo yari Imana. Bisobanuye ngo iyo wakiriye ijambo wakiriye Imana mu buzima bwawe. Noneho iyo nakiriye Imana mu buzima bwanjye, ubwo icyo gihe ntabwo mbasha gucumura. Icyo gihe mba nakiriye amahoro, kuko Imana ni amahoro, Imana ni umunezero, Imana ni urukundo, mba mbifite byose muri njyewe kuko nakiriye iki ijambo, naribitse ndetse mu mutima wanjye. Noneho bituma ntunga Imana muri njyewe. Aho rero niho bivugira ngo nta mahoro y'umunyabyaha, kuko iyo ukoze icyaha wirukana Imana. Ibyo tubisanga muri Yesaya 59 umurongo wa 1. Haravuga ngo mwitekereza ukuboko k'Uwiteka ntabwo kwabaye kugufi ngo nanubwe gukiza, nta nubwo n'amatwi yayo yapfuye ngo nanubwe kumva, ngo ahubwo ibyaha byanyu no gukiranirwa kwanyu. Iyo uvuze ibyaha birumvikana, ariko gukiranirwa ni ikintu, ijambo rikomeye ry'Ikinyarwanda. Ubundi gukiranirwa ni mu Cyongereza ni iniquity ni ibyaha by'akavukire, icyaha cy'inkomoko. Urakoze cyane, Ikinyarwanda cyari kinyuranye. Ibyaha by'inkomoko byo mu maraso bikurikirana. So iyo ni iniquity cyangwa no gukiranirwa. Ariko ngo ibyaha byanyu no gukiranirwa kwanyu nibyo byatumye Imana ibima amaso ikanga no kumva. So iyo rero wabitse icyaha mu mutima wawe cyangwa mu bugingo bwawe, Imana urayirukana, iraguhunga, ntabwo ibasha kukumva, nta nubwo ibasha kugira gute kuko uramburira ikiganza. So aho rero niho bivugira ngo nta mahoro y'umunyabyaha, nta mahoro y'umunyabyaha. Yego. Ngira ngo Pastor Dongo, iyo tuvuze ngo nta mahoro y'umunyabyaha ubasha kubyumva neza, urabikuruka byumva. Kera nkiri muri ubwo buzima nabaga ngenda nabona inzego z'umutekano gusa, nkagira ngo ni njyewe zirimo gushaka, kandi atari njyewe nashaka bibereye mu byabo, nkahita mpunga kuko nta mahoro y'umunyabyaha. Ikindi hari ijambo rindi rivuga ngo umunyabyaha yirukanka nta kimwirukankanye. Urabyumva neza? No mu nzego z'umutekano impamvu wirukanka nuko ibyo wakoze urabizi, biba bikurimo. No mu nzego z'umutekano buriya bakureba mu maso gusa, bagahita bamenya ko wabikoze cyangwa utabikoze. Ntabwo uba utuje, kuko uzareba umuntu wakoze amakosa, iyo uhuye n'undi muntu ubona areba hirya no hino ntatuje.
so nta mahoro y'iki Nta mahoro y'umunyabyaha ibaho. Buri muntu wese aranabizi, tunabikuye no muri none se Bibiliya. turukira aho ngaho kuri iryo jambo icyaha ni Tubikuye no muri Bibiliya. Icyaha ni ikintu wabujijwe gukora. Wabujijwe gukora hanyuma ukagikora. Iyo icyo kintu wabujijwe kugikora hanyuma ukagikora uba ukoze icyaha. none se ngira ngo Bibiliya nitubwira neza mu kubara 20 niho hatubwira amategeko yandi 10. Ariko mbere y'amategeko y'icumi Pastor Justin habanje itegeko rimwe. Mbere yo koza amategeko 10. Imana irema umuntu yamuremye atunganye ameze neza nta cyaha afite, ndetse na mbere yo kumurema imuremera ibyo azakenera byose. Urabyumva? Byose irabimuha, byose byari bihari, byabimushiriramo. Irangije imujyana ahantu heza, navuga ngiye nkunda kwita ngo ni nko muri village Urugwiro. Muri Edeni irangije imushiriramo ahantu heza azatura, imushyiramo n'ibyo kurya ye azarya. Urumva bizamutunga ibihe byose byo kubaho byose. Urumva imushiriramo n'umugezi, nkunda kwita ngo ni piscine ariko yigabanyijemo iminshuro. Muri iyo migezi imushyiramo ubutunzi karemano, aribwo izahabu kandi n'amabuye y'agaciro. Irangije imushyira muri ya ngobyi. Urumva imaze kumushyiramo ya ngobyi imuha amabwiriza. Burya icyaha ni ukora ibyo wabujijwe gukora. N'amabwiriza n'amategeko. Bisobanuye ngo Imana niyo yatanze amabwiriza y'uburyo abantu bagomba kubaho. Noneho niba batumviye amabwiriza y'Imana, iryo jambo ry'Imana, biba bihindutse icyaha. Obviously ni icyaha. So urugero nagwa nyine Imana irangije amategeko y'amwe ngo izi mbuto zose nashyize mu ngobyi ya Edeni wemerewe kuziryaho uko ushatse. Ariko harimo igiti kimwe gifite imbuto kimenyesha icyiza n'ikibi, ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzakora iki? Uzapfa. Urumva? Bisobanuye icyaha kirica. Umva kirica. None se umva, uyu munsi dufite abantu bari mageragere. Usibye ko igihugu cyacu cyakuyeho igihano cyo gupfa, ariko hari ibindi bihugu gifite iki igihano cyo gupfa. Urumva? Iyo wishe umuntu nawe bagukatira urupfu bakakwicira. Ubwo se icyaha kirica cyane, kandi cyica, ntabwo cyica wowe. Noneho tuvuge kuba dukurikiranye rero, ese ni intego y'iki kiganiro ni iyihe? Ni iki turo dushaka kubwira abaduteze amatwi? Kuko Pastor utari wanjyana ku ntego, reka Yesu ashimwe. Tunacyari kumwe n'abakozi b'Imana, Pastor Odongo na Aposo. Kugira ngo kuba dukurikiye turi mu kiganiro kivuga ngo kuba Bibiriya. Tugeze ahantu rero havuga ngo ese tuwabonye ibisobanuro bitandukanye kuko mwagiye mubitanga. Turebe sasa intego ya Bibiriya ni iyihe kugira ngo abakurikiranye n'abazakurikirana bamenye basobanukiwe kurushaho. Ntabwo ndi bujye kure cyane, ariko wenda mbere yuko ngera ku ntego ya Bibiriya numvaga nshaka kuvuga ku cyaha gato. Icyaha ngewe nkibona mu buryo butatu. Hari icyaha umuntu yateguye, mu Cyongereza harabitandukanya cyane, ariko no mu Kinyarwanda haragerageza. Ikintu wateguye warangiza ukanagikora kandi kuko ari kibi, icyo ni icyaha. Ariko hari nk'icyaha kigwirira umuntu, Ikinyarwanda cyitwa igicumuro, nubwo bitoroshye kugisobanura, ariko it's like a mistake, ni nk'ikosa mu Giswahili. Ikintu kikugwiririye ugahita ukora ikosa, naryo ntabwo ari ryiza imbere y'Imana. Hanyuma hakabaho ikindi cyiciro cy'icyaha, aricyo gukiranirwa twabivuzeho. So gukiranirwa ni ibintu bya karande, ngo iwacu dusira isoni, kubera ko wanyu mushira isoni ugahora ushira isoni nyine, ntunashake no kudiringa n'izo soni, kubera ko wanyu muri abanyamujinya ntushake kudiringa n'uwo mujinya. So ni ukuvuga rero ngo icyaha nakibara mu buryo butatu. Hari icyaha, hari ikosa, hari no gukiranirwa.
ibyo byose birahanirwa imbere y'Imana. So ni byiza rero ko umuntu abimenya, akamenya ikosa akora, akamenya se icyaha akora, cyangwa akamenya gukiranirwa kwe, hanyuma byose akabyihana. Imbaraga z'Imana zirahari n'amaraso ya Yesu arahari kutweza. Imana ibahe umugisha. So tugana rero ku ntego y'inyigisho yacu kuba Bibiriya, ntabwo mva muri kiriya cyanditswe cyo muri Timoteyo wa 2:3-16, aravuga ngo byahumetswe n'Imana ngo kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu. bisobanuye ngo Yigisha umuntu. Iyo bikwigishije uriga ugafata, ugasohoka ukaba intiti, ukaba intiti mu by'Imana, ukaba intiti mu gukorera Imana, ukaba intiti mu kureka ibyaha, ukaba intiti ukiga, birakwigisha kabisa. Hanyuma ikindi ngo bigira umumaro wo kutwemeza ibyaha. Iyo byakwemeje ibyaha, iyo wemeye icyaha cyawe, uba wamaze no kukibabarirwa, kuko iyo wemeye icyaha imbabazi zihita ziza ako kanya, kuko wamaze kwemera icyaha cyawe cyangwa ikosa ryawe cyangwa gukiranirwa kwawe. Hanyuma ikindi ngo no kumutunganya, riragutunganya. Iri jambo, iyi Bibiriya iyo uyisoma, iyo wuza ukayirya ukuza, iragutunganya, ikagukura mu bubi ikakuzana mu bwiza, ikagukura mu ishusho mbi ukagira ishusho nziza y'Imana. Imana ikakugirira neza ubwo ngubwo. Hanyuma ikindi no kumuhanira gukiranuka, ni ukuvuga ngo rihora riguhana, rihora rikongorera, hari ijwi rihora rigendana nawe. Iyo ufite ijambo, iyo wamaze kwakira Imana, rihora riguhishurira, rihora rikuyobora, rihora rikumurikira. Amena. In fact Zaburi nabyo irabivuga. Zaburi 119:105 haravuga ngo ijambo ry'Imana ni itabaza ry'ibirenge byanjye, n'urumuri rumurikira inzira nyuramo. So iyo umaze kwakira ijambo ry'Imana muri wowe, rikubera urumuri, rikakubera itabaza. Waba ugiye kuyoba gato, wako kanya kuko wabitse ijambo mu mutima wawe, ukibuka ijambo runaka. Dufate nk'urugero, wenda ugiye kwiba, reka twe kujya kure y'ubuhamya bwa pastor. Wenda ugiye kwiba, urumva wabyiyemeje kwiba, biratandukanye, urabizi. Ushobora kugenda ukamena inzu, ushobora kugenda ugakora mu mufuko, ushobora gushikuza umuntu ikintu, ushobora no kwibisha ikaramu. Hari n'abajura bibisha ikaramu mu bitabo, ukandika nakoze misiyo nyamara ntayo wakoze, ariko kugira ngo wiba ayo mafaranga. So ibyo byose waba ugiye kubikora gutya gatoya, kuko muri wowe harimo ijambo, haleluya, rivuga ngo ntukibe. Ako kanya ukigarura, avuga ngo ariko niba ndaba nkoze icyaha. So ndumva rero aho ngaho ariho bituganisha. reka tuvuge Bibiriya ni ijambo ry'Imana. Abantu badafata nk'ibitabo bindi, abantu badafata ngo biriya ni iby'abari, ahubwo ni ijambo ry'Imana. Imana yazanye kugira ngo ribashe gufasha abari ku isi, ribashe gufasha abo yaremye. None ndashaka unkurire y'akantu kavuga, ese aha mu isi dufite amakuru atandukanye. Hariho ababibara nk'amakuru y'abantu, hariho nk'abucuruzi, hariho n'abavuga ati iri si ijambo ry'Imana. Niki ushobora kubwira abantu bishingiye n'ubuzima waciyemo n'ukuntu ijambo ry'Imana ryagiye rigufasha? Nakoze cyane Pastor Justin. Ubundi turimo turavuga Bibiriya cyangwa kuba Bibiriya cyangwa uhinduka Bibiriya igenda, sibyo? Icyo gihe ni umuntu Bibiriya igenda, ni umuntu uyoborwa na Bibiriya. Urabyumva neza? Noneho uwo muntu uyoborwa na Bibiriya, niyo atavuze, niyo atagize icyo avuga, abantu bamusoma mu buzima bw'ijambo ry'Imana, kuko n'ubundi imibereho ya buri munsi ye iyoborwa n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero aho ridukoreramo akazi, rikanaduhindura, nk'uko yavuze ngo ririgisha. Icya mbere ritwereka icyiza, ryarangiza rikatwereka n'ikibi. Urabyumva neza? Twarangiza kumenya icyiza n'ikibi, tukabona ibihembo by'abantu bakora ibyiza, tukabona n'ingaruka z'abantu bakora ibibi. Hari icyo bita umugisha, umugisha cyangwa ikakuzanira none wakora ibitandukanye n'ijambo bikakuzanira umuvugo. Urabyumva neza? Cyangwa se wakora ibyo rigusaba byiza, ukaba umuntu mwiza,
wishimirwa n'Imana wishimirwa n'abantu. Murabyumva neza? umuntu w'amahoro ubana n'abantu mu mahoro, Yes. utahemukira abantu. Kuko muri Bibiriya ikintu ritwigisha, ijambo ry'Imana ritwigisha harimo amategeko yo kubana n'Imana no kugendana nayo, no kuyoborwa nayo. Hakaba n'amategeko y'imibanire y'imbonezamubano, y'imibanire n'abantu. Imbonezamubano. Imbonezamubano rero ni uburyo ubana na bagenzi bawe. Urabyumva neza? Kuko ntabwo wavuga ngo ubaha Imana, ukunda Imana, ugendana n'Imana, kandi udakunda abantu ngo ubaha abantu ugendane neza n'abantu. Bifuriza ibyiza, ubakorera ibyiza, we kubatekerezaho ibibi, ubashyigikira uko ushoboye, nabo bagushyigikire, we kubahemukira, nawe ibyo nibyo bita imbonezamubano. Urabyumva neza? So ibi byose tubyigira hano mu byanditswe muri Bibiriya birimo. Noneho rero hakabamo n'amategeko n'amabwiriza ajyanye n'ibyo bita hygiene, cyangwa se ibijyanye n'isuku. Ibi byose birimo. Urumva? Bijyanye n'isuku. Hakabamo n'ayandi mategeko ajyanye n'imisoro. Gutanga imisoro, gutanga umusoro. Byose birimo. Wowe w'ibimusoro, w'ibimisoro abyirinda. W'ibimisoro agomba kubyirinda ko birimo. Kw'imisoro nabyo ni icyaha. Nabyo ni ikosa, ni icyaha. Ubutakaje imbaraga z'igihugu. Ni ikosa kuko umusoro wawe wubaka igihugu. Kandi igihugu ni abantu. Igihugu cyubakwa n'abantu. Yibye uri umujura. Urabyumva neza? So harimo amategeko yose, harimo amategeko y'abashakanye, uburyo imiryango, uburyo bakwiye kumererana, bagomba kubaho mu muryango. Umugabo uko agomba kubaho mu muryango n'inshingano afite mu muryango, umugore uko agomba kubaho mu muryango n'inshingano afite mu muryango. So iyo turimo tuvuga rero Bibiriya, tuba turimo kuvuga ubuzima bw'abantu. Ubuzima bw'abantu. Tuba turimo kuvuga ubuzima bw'abantu. Iyo rero utemera kuyoborwa na Bibiriya, nk'abarwanya, cyangwa se ukaba urwanya Bibiriya, hari n'abadashaka no kuyumva, n'iki wabwira abantu kugira ngo babashe bibakundishe ntibayirwanye, cyangwa se ni ayahe mahirwe biyima cyangwa bashaka kwimisha n'abandi bari babwira ibyo ko atari ijambo ry'Imana? Icyo navuga impamvu abarwanya Bibiriya cyangwa batashaka kuyimenya, navuga ko ari ukutamenya. Kuko abenshi nta nubwo barayibona gusa bakanayivuga ibitandukanye, ariko ntibazi ibyanditswemo. Urabyumva neza? Ntibazi ibyanditswemo n'ibyo bavuga akenshi, n'ibyo baba barumvise rimwe na rimwe bitari byo. Urabyumva neza? Ariko Bibiriya abantu bayishuriye bakanayimenya, bakamenya n'ibyanditswemo, bakayisoma neza, bagasaba n'Imana kubashirira ubwiru burimo. Nibaza yuko buri muntu wese yakwifuza ko Bibiriya iyobora n'igihugu. Kuko Bibiriya iyoboye abantu bakemera ikabayobora. Baba abaturage beza b'igihugu. Baba abaturage beza ku buryo umuyobozi w'igihugu wese yabakunda kandi akabishimira. Kuko yaba ayoboye abantu bazima, batazarya sima, cyangwa batazarya umuhanda, batazarya amabuye, batazarya abana b'imfubyi, ushobora kuvuga ko mu gihugu hari abarya amabuye, abarya imihanda se. Mbese umuntu urya imihanda yananiwe kurya amabuye. Iyo bavuze umuntu ushobora kurya sima akashobora kurya umuhanda, yananiwe kurya amabuye se? Urugero, reka nguhe urugero rufatika kugira ngo bisobanure neza. Niba bavuze ngo tugiye kubaka amashuri y'abana, leta igatanga amafaranga yo kubaka amashuri. Noneho abagiye gushyira mu bikorwa kubaka amashuri, bagafata sima niba yari imifuka 100, bakanyerezamo 5. Niba yiriye amakamyo y'amabuye niba yari 100, bakaryamo amakamyo 10. Ntibariye amabuye se? Barayariye. Noneho ugasanga ya mashuri yubatswe adafite fondasiyo nzima,
adafite sima hashize umwanya muto y'imvura iraje imiyaga irakubise birahiritse igihombo kigiye hehe tugiye kuri leta kubera iki abantu bariye iki amabuye abantu bariye sima imihanda niba bavuga ngo izaba ikilometero kingana ibirometero bingana bityo ubugari buzaba bungana buryo bakarangiza bagakuraho akantu gato burya baba bari umuhanda reka dusubire kuri uruhande dusubire kuri urwo ruhande uruhande narindiho mvuga ese hari abantu barwanya Bibiriya hari abantu batashaka no kuyumva ariko nanone hari igihe abantu ba Bibiriya bitwaza Bibiriya bavuga ijambo ry'Imana bakaba badashobora kubera urugero rwiza abataramenya ijambo ry'Imana bikayibangisha. Okay, ngiye ikintu nabivugaho mu by'ukuri navuga ngo abo bantu ni ikibazo gikomeye cyane. Umuntu kuba arwanya Bibiriya akaba ndetse adashaka no kuyumva duhera aho twatangiriye. Niba urwanya Bibiriya ukaba adashaka no kuyumva ni kuvuga ngo urarwanya Imana. Urwanya Bibiriya ararwanya Imana. Ubwo urwanyije Imana urwanyije Bibiriya. Ubwo urwanyije Bibiriya urwanyije Imana. Kuko Bibiriya ijambo ry'Imana ni Imana ubwayo. Amen. So niba rero urwanyije Imana ebandi ubwo uri muragana mu kurimbuka reka nkubwira ijambo rimwe riba muri Hoseya ibice 4 umurongo wa 6 iravuga ngo abantu banje barimbutse bazize kubura ubwenge bazize kutamenya. In fact icyongereza kibivuga neza because of lack of knowledge. Bazize kutamenya ntabwo ari ukubura ubwenge gusa. So kurimbuka kwawe rero kwanga Imana kwawe bizakuzanira kurimbuka kubera iki kuko utamenya Imana kandi nta handi dukura kumenya Imana tuyikura mu ijambo ryayo. Ijambo ryayo niryo ritumenyesha Imana, ijambo ryayo niryo ritwigisha Imana, niryo riduhishurira Imana icyo ari cyo, niryo riduhishurira ingeso mbi turimo igasohokamo tukayirwanya igasohokamo, niryo ritubwira ikibi dukora tukakireka, ni naryo ritubwira icyiza dukwiye gukora tukagikora. So niba rero wanga Bibiriya ukaba urwanya Bibiriya urarwanya Imana kandi niba urwanyije Imana uri uragana mu kurimbuka. Ntabwo ngututse nta nubwo nkucyuriye nta nubwo uciriye urubanza ahubwo nkubwiye ko ijambo rivuga ngo abantu banje bararimbutse bazize kutamenya. Kandi Imana yabahaye ijambo kuko wanze Imana, kuko wanze ijambo, kuko wanje ijambo, kuko wanze Imana wanze kumenya, kuko wanze kumenya rero ugiye kurimbuka. Hanyuma ari ijambo rindi nshaka kubasomera ritoya cyane riri mu Bakolosayi 3 umurongo wa 16 baravuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye rifite ubwenge bwose mwigishanye muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka muririmbirana Imana ishimwe mu mitima yanyu kandi icyo muzavuga cyose n'ibyo muzakora mujye mubikora byose mu izina ry'Umwami Yesu mushima Data wa twese kubw'uwo nguwo. So ijambo rya Kristo iyo ruri muri wowe rigwiriye indirimbo uririmba ihimbaza Imana ihesha Imana icyubahiro, ijambo uvuga ihesha Imana icyubahiro, akazi ukora uhesha Imana icyubahiro, abo mubana ubereka Imana ugaragaza Imana muri wowe mu byo ukora mu byo uvuga no mu byo utekereza, noneho bigatuma bisohoka muri wowe kuko huzuye mu ijambo. Haleluya. Ribe muri mwe rigwiriye bifite ubwenge bwose, bifite ubwenge bwo aho ngaho n'inyigisho ndende pasa ntago nabijyamo, ariko ubwenge ni ikintu gikomeye cyane. Aho niho mu migani 8:17 havuga ngo nkunda bankunda ngo kandi abanshakana umwete bazambona. Uwo ni bwenge ahugura. Ubwenge yahugura avuga ngo abankunda bakanshakana umwete bazambona. So iyo ushaka ubwenge rero uba ushaka Imana, iyo ushaka kumenya uba ushaka Imana, iyo ushaka ijambo ry'Imana uba ushaka Imana. Hanyuma iyo umaze kuzuza Imana muri wowe nta kindi ingororano yawe no kuzabona ijuru no kuzabona ubugingo buhoraho. Reka mvuge ngo hariho abantu wenda batemera ko n'ijuru rihari, bamwe bazi yuko bazabaho hano ku isi hanyuma igihe kikagera bagapfa bikarangira bikabarangiriraho, ariko ndakubwiye ngo there is life after here. Hari ubuzima nyuma y'ubu ngubu, hari ubuzima nyuma y'ubu, waba uri umukiranutsi waba uri umunyabyaha, hari ubuzima nyuma y'ubu ngubu. Pastor, reka dusubire ngo hari ubuzima y'ubu. Ndashaka ako kantu gakureyo kugira ngo badukurikiye babandi bibwira ngo ubuzima bwabo burangiriye aha ku isi bigatuma barwanya Bibiriya.
nta bundi buzima kugira ngo abenshi barwanya na Bibiriya cyangwa se n'abandi baryakira ntibabashe kugenda nk'uko ijambo ry'Imana rivuga bishobora kuba ibyo bintu batazi ko nyuma y'ubuzima ubundi ndashaka aho hantu kureho kavuge neza Pastor kuri icyo kibazo uvuze cyo kuba uyu munsi ubuzima bwa none turimo nyuma y'ubu hari ubundi buzima urebye mu mico myinshi itandukanye usangamo ko n'iki kintu kirahari hari abantu no mu bitari imyizerere ya Bibiriya bavuga ngo nintagira neza data napfa umuzima wuzantera umuzima wuzantera urumva so abantu bakaba babizi ko hari imizimu yego hari n'abatabyemera kuko batabizi babyumva neza ni mpamvu bavuze ngo abantu bangiye barimbutse bazize kutamenya ariko ntibamenye ukuri kuri kuzababato kuri kubakurayo kandi iri jambo ni ukuri niko kuri no bisobanuye ngo iyo wanze kumenya Bibiriya nta kuri wamenya kuko ubuzima bw'umwana w'umuntu ufite aho bwatangiriye nibyo nta n'ubundi nta siyansi yabukubwira igera naho ikavangirwa ikabura umuntu ariko Bibiriya niyo ikubwira aho ubuzima bw'umuntu bwatangiriye ikakubwira n'aho buzarangirira so kutabimenya rero no ushobora kurimbuka uzize kutamenya ubujiji burarimbura burica urabyumva neza n'uyu munsi wa none turabizi ko abantu benshi bapfa bazize kwanga kunywa imiti bakanga kuvuzwa kubera iki bwa bujiji bwo kutamenya urabyumva neza rero no mu buryo bwo mu mwuka iyo udashatse kumenya iby'umwuka wawe nanone n'ubujiji bushobora kuzakwica bushobora kuzakurimbura wanze kumenya iby'umuremyi waguhaye ubuzima uguha umwuka wo guhumeka kandi igihe kikagera akawugukuramo kandi udashaka kuwuvamo urumva udashaka kuvamo nta muntu ukunda gupfa nta n'umuntu ushaka gupfa ariko abantu bose barapfa urabyumva neza kandi batabishaka Salomo yaravuze mu mubwiriza ngo biba ku mukiranutsi niwe no ku mupfapfa so abantu rero icyo nshaka kuvuga abantu barwanya Bibiriya still ntabwo bamenya ko nyuma y'ubuzima hari ubuzima ntabwo babimenya bazi ko bizarangira ntabwo babimenya ntabwo babishobora kubirwanya bakabihagarika ntabwo babishobora iyi Bibiriya kuva yabaho barayirwanyije n'abakozi b'Imana barabarwanyije ndetse bamwe baranabishe ariko yo iracyakomeje na bugingo n'uyu munsi kuko nta wayitsinda impamvu nta wayitsinda ni uko ari ukuri nuko ibirimo ari ukuri nta wayitsinda poso okay twavuze Bibiriya ko ari ijambo ry'Imana twavuze Bibiriya ko ari yo ishobora kwemeza umuntu ikamwemeza ibyaha bye ari ibyanditswe byahumetswe n'umwuka wera ese reka twumve ndashaka ko mukomoza kuri Yesu icyazanye Yesu niki kuko Yesu yaje Bibiriya ihari ijambo rihari ese ni iki cyamuzanye cyane urashaka gukompara Yesu na Bibiriya dufatanye Yesu na Bibiriya cyangwa tuvuge ngo Yesu na Bibiriya si Yesu na Bibiriya kuko iri jambo ryavugaga kuri Yesu kandi Yesu yaje gusoza iby'iri jambo kuko umwana w'umuntu pastor nta mwana w'umuntu wabasha kwikura mu ngoyi z'icyaha uretse Kristo wenyine naho ngaho ndiho nshaka ahangaha dore ko nahavuga rero nka muri Yohana igice cya mbere haratubwira ngo jambo yahoranye n'Imana mbere na mbere hariho jambo kandi jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana nta n'icyaremwe kitaremwe nawe ibyaremwe byose Imana yake niwe wabiremye noneho bivuga ko jambo uyu nguyu ari nawe waje guhinduka umuntu Bibiriya ni kwitubwira muri Yohana igice cya mbere arangije guhinduka umuntu aza ari Imana ariko yihinduye iki umuntu kugira ngo aze nanone aze mu buzima bw'abantu ahinduke umuntu amere nk'abantu abeho nk'abantu yambara umwenda umwe yumva uko bukene buryana yambara urukweto rumwe agendesha amaguru muri Isirayeli n'abanyari imisozi n'ibibuye mu muhanda agenda asitara nawe yumva uko bigoye ariko noneho abeho yitwa umuntu Yesu ashimwe cyane so Yesu rero niwe jambo niwe Bibiriya
twahoze tuvuga ngo ijambo ni niyo Imana mpamvu nakubwiraga ngo niwe jambo niyo mpamvu nakubwiraga ngo umuntu urwanya Bibiriya ararwanya Yesu ararwanya Imana ararwanya Yesu kuko Yesu ni ijambo ararwanya ry'Imana mwuka wera urumva ariko umuntu urwanya Bibiriya ntabwo ashobora gusobanukirwa Yesu wari we urabyumva neza kuko tumenye Yesu mu byanditswe kuva mu itangiriro igice cya mbere kugeza mu byahishuwe umurongo wa 22 bavugamo Yesu kandi Yesu we niwe jambo ijambo ry'Imana so iyo tuvuga ngo dusubiye inyuma gato pastor hahandi twavuga ngo Bibiriya igenda nzima itanditse ahubwo yanditse mu buzima nta handi tuyibonera mu buzima bwa Yesu ni Yesu uzakaba mu buzima bwawe kuko wakiriye ijambo rye ukemera gukora ibyo ikubwira noneho Yesu aza agatura muri wowe agakorera muri wowe noneho rya jambo ryose riri mu Bibiriya rikaza muri wowe urumva noneho ugahita uko ugendana nawe burya abanyarwanda baravuga ngo mbwira ugendana nawe nzakubwira uri so numara kugendana na Yesu urumva igihe kinini uzagenda usa nawe kandi Yesu niwe jambo ry'Imana niwe jambo niwe Bibiriya so iyo yamaze kukuzura neza akuzura ubuzima bwawe ibitekerezo byawe amarangamutima yawe amagufwa yawe imitsi hose utangira kugenda usa nawe utangira kugenda usa nawe noneho ugatangira gukora nkawe ugatangira kuvuga nkawe noneho kubera yuko buri Bibiriya yuzuye naho utavuga abantu barakureba bakifuza gusa nawe abantu bakakureba bakifuza kumera nkawe kubera iki ubuzima bwa Yesu ni ubuzima bwuzuye aduha ubuzima bwuzuye buba muri twebwe uyu munsi hari abantu benshi bankurikira hari abantu benshi bambona ndi w'agaciro mfitiye umumaro munini ariko mbere Yesu atari yinjira mu buzima bwanjye nari ikibazo ku muryango nari ikibazo ku bavandimwe nari ikibazo mu gihugu cyanjye nari ikibazo ku bayobozi nari ikibazo ku isi ariko Yesu amaze kwinjira mu buzima bwanjye ubu nabaye igisubizo haleluya nabaye igisubizo bose ndashaka kuminota dusigaranye aho ni ijambo rizira ritubwira muri Yohana 15 umurongo wa 7 ngo nimuguma mu ijambo ryanjye amagambo yanjye akaguma muri mwe ngo musabe icyo mushaka cyose no kuvuga ngo iyo uri mu ijambo iyo uri muri Bibiriya kandi twabonye ko ari Yesu hanyuma ijambo rikaba muri wowe kandi ijambo twabonye ko ari Imana twabonye ko ari Yesu twabonye ko ari mwuka wera ubwo no kuvuga ngo Imana n'umwana n'umwuka wayo baba baje bagatura muri wowe so icyo gihe uhinduka Imana nawe niyo mpamvu Bibiriya ivuga ngo turutumana haleluya turutumana icyo gihe nawe uhinduka Imana kuko wuzuye Imana ugendana Imana uvuga Imana utekereza Imana ukora Imana ukora iby'Imana noneho ukazaruha ukamera nk'Imana akaba ariho ugarura ya play ya mbere y'Imana yakoze umuntu ataragwa yo kuvuga ngo turemo umuntu ase natwe agira ishusho yacu umunota umwe n'igicerere ndashaka ukore samare tubonye ko dushoje tuvuga ngo Bibiriya ni Yesu kuko iri jambo rivuga ku Imana ndashaka ukantu gakore samare ndashaka kugira ngo rero mvuge ko twavugaga na mbere insanganyamatsiko yacu yavuga ngo ni Imana no kwandika iyi Bibiriya mu mpapuro ntabwo ari uko iguma ku mpapuro ahubwo umugambi w'Imana ni uko dusoma Bibiriya yose twarangiza tugafata ibyanditswe mu Bibiriya tukabishyira mu mitima yacu no mu buzima bwacu bikatuyobora mu buzima bwacu bwa buri munsi icyanditswe nabaha Yoshua igice cya mbere umurongo wa 8 aravuga ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose ubikurikize ibyanditswemo byose ubikurikize bisobanuye ngo tekereza ijambo ry'Imana nijoro tekereza ijambo ry'Imana ku manywa
hanyuma urishire mu bikorwa. reka tugaruke kuri aposo. Reka mbanze nsoze hano gatoya mushumba. Ngo niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Iyo waritekereje, iyo ukaritekereza rikakuyobora, ukarisoma, ukaryiga, ukaritekerezaho ku manywa na nijoro, ukarishira mu bikorwa, rikakuyobora, ubu munyamahirwe. Urahirwa mu nzira zawe zose, ukabashishwa byose. Ngenda sozera kuri Yohana igice cya 1 umurongo wa 2, ariko ndasoma umutwe ngo Yesu Kristo ari we jambo ry'Imana ahinduka umuntu. So iyo wuzuye ijambo wuzura Kristo. Iyo wuzuye Kristo uba uri umukristo. Umukristo nyakuri, abana babandi babyiyita gusa. Noneho aya magambo arakomeye cyane, reka tuyasome gato gusa. Umurongo wa 4 ngo umurongo wa 3 ngo ibintu byose niwe wabiremye, ndetse no mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Umurongo wa 4 muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Ndasoza mvuga ngo iyo wanze Yesu uba wanze ubugingo, iyo wanze Yesu uba wanze umucyo, uguma rero mu mwijima. Kandi iyo ugumye mu mwijima urasitara, ushobora no kugwa, kuko ntabwo ubona, ubugumye mu mwijima. So iyo utamenye Yesu uba uyobewe umucyo, iyo utamenye Yesu uba ubuze ubugingo, iyo utakiriye ijambo ry'Imana uba wanze Imana. Kandi iyo wanze Imana uba wanze umuremyi wawe, kandi iyo wanze umuremyi wawe byanze bikunze uzasubirayo, uzahagarara imbere y'umunsi umwe ntibazakubeshye naho wapfuye umunsi ukavuga ngo birarangiye. Wapi, igihe kizagera uzahagarara imbere ye, nanjye nzapfa cyangwa nzategereza ze, hanyuma duhagarara imbere, buri muntu asubize ukurikije ibyo yakoze, niba koko yarakiriye ijambo yatumweho cyangwa yararyanze. Imana rero iguha umugisha wakira Kristo n'ijambo ry'Imana. Reka posa dusengere, usenge n'abantu badukurikiye iri jambo kugira ngo rikomeze kubafasha. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Sinzi niba nabanza nk'abatuza, ngewe njya nkunda icyo kintu. Ushobora gusubiramo aya magambo gusa mu magambo make, ukavuga uti Mwami Imana, nje imbere yawe uyu munsi, numvishe ijambo ryawe, ndakwinginze ngo umbabarire ibyaha byanjye, umbabarire ibicumuro byanjye, umbabarire gukiranirwa kwanjye. Amazina yanjye uyakure mu gitabo cy'abarimbuka, uyandike mu gitabo cy'ubugingo, umpindure umwana wawe. Urakoze Mana, umpa agakiza kawe mu izina rya Yesu, amen. Uzarisubiremo, iryo sengesho nurisubiramo bivuye ku mutima wawe, uzaba usenze kandi Imana izakumva. Reka rero nsenge dusoza. Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, ciye bugufi imbere yawe muri aka kanya keza, nkushimira ijambo tumaze kuganiraho. Ryari rimeze nk'ibiganiro, ariko Mana twari turimo tuvuga ijambo ryawe, turaryubaha, turarikunda, Mana yacu turariviva. Papa, turakwinginze mu izina rya Yesu Kristo ngo ijambo ryawe ribe rizima muri twebwe, ijambo ryawe ribe rizima mu bantu baryumva, ijambo ryawe ribe rizima no muri babandi barirwanya mu izina rya Yesu Kristo. Nibiba ngombwa baroteshe nko warotesheje odongo, nibiba ngombwa Mwami Imana bahishurirwe cyangwa babwirwe Mana ikomeye. Uwiteka we, uvugane n'abantu bawe, uvugane n'abantu waremye. Mana yanjye, hanze hari abantu benshi batari bakumenya, hari abantu benshi batarakizwa. Ndakwinginze Mana yanjye, uvugane n'imitima yabo Mana, unyuze mu ijambo ryawe, ubamurikire, unyuze mu ijambo ryawe, ubereke ubugingo, unyuze mu ijambo ryawe, ubabere umucyo, unyuze mu ijambo ryawe, ubabere urumuri. Mana, be gusitara, icyubahiro gikomeze kuba icyawe Mana yacu. Nagushimye kandi nguhaye icyubahiro. Basabiye umugisha bose abazumvire no jambo. Mana yanjye, basabiye umugisha bazarikirizwamo, basabiye umugisha Mana bazahinduka bakamera nk'uko Bibiriya ibabwira. Mana yanjye, icyubahiro gikomeze kuba icyawe. Urakoze cyane kubyumvishe Papa, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu dusenze, amen. Turashimira abakozi b'Imana, Pastor Dongo, turagushima ku mwanya watanze, bose turagushimira. Amen. Nawe turagushimiye Pastor Justin kutuyobora neza. Imana dushimiye n'abadukurikiranye. Amen. Imana ibaha umugisha cyane. Iyi ni Church Preparation TV, icisha y'ijambo ry'Imana ribasha gutegura umuntu kandi rikazamutunganya, akazaba
akazabasha kwakira Kristo cyangwa akazabasha kwinjira mu bwami akazabasha kuba icyo Imana imushaka kuba cyo. Ndakwingingira nubibona ukore subscribe, ukore share ndetse ukore na like, byose kuko birashoboka kugira ngo iri jambo ribashe kugera kuri benshi. Imana iguha umugisha. Amen. sawa Pastor abadukurikiranye inshuti bavandimwe hirya no hino, turashimira Imana kubw'uyu mwanya ndetse n'iki kiganiro gutegura umugeni wa Kristo. Icyo navuga ni uko Bibiriya ni ijambo ry'Imana, umukristo wese akwiriye kurimenya, ariko n'utaraba umukristo ndashaka kubwira nubwo waba utazi ijambo ry'Imana, ariko Imana yirakuzi kandi Imana izakwishurira nk'uko yanyishuriye, ifite n'umugambi mwiza. Ibyo udasobanukiwe izabigusobanurira. Nanjye ntabwo yanyishuriye binyuze muri Bibiriya, yaranyiyeretse ari kugenda ihindura ubuzima bwanjye. Nawe rero utari wabyumva izakwiyereka kandi ikwishurire kugira ngo. Amina. bye bye. Shalom. Imana ibahe umugisha.